inshuti, uyu munsi nafashe umwanzuro wo kubaganiriza ku kintu cyitwa inshuti z'indyarya. Nimba hari ikintu kibi kiri kwica abantu benshi batabizi kikaguhuhura burundu, ni inshuti y'indyarya. Kubera ko inshuti y'indyarya irutwa n'umwanzi wawe uri kure yawe. Kubera ko inshuti y'indyarya yakwica iseka, yakwica muri gusangira. Inshuti y'indyarya ni mbi cyane. Shyira agatebe hasi rero nkubwire ukuntu ugiye kumenya inshuti y'indyarya. Ibi bimenyetso ngiye kukubwira, nimba inshuti yawe ibifite, menya ko ari inshuti z'indyarya. Icya mbere, bishima iyo ukennye cyangwa se uri hasi. Niba ufite inshuti yawe ukaba igihe ukennye ubona bimushimisha, waba wafeirinze agakoma amashyi, waba ufite ibibazo runaka ukumva ari kubwira abantu ko ufite ibibazo yishimye, umva umenye ko atari inshuti yawe. Icya mbere, bishimira intambwe yo hasi wateye mu gihe wari uri imbere ugasubira inyuma, arishima. Ntibishimira iterambere ryawe, ahubwo abo abibonamo nk'ikibazo. Biramubabaza iyo wateye imbere. Iyo nshuti niba uyifite rero ntabwo ari inshuti nziza. Hano reka mpite mbaho ubuhamya. Njyewe nari mfite inshuti, yari inshuti yanjye magara pe, nyikunda, andi yandutiraga na mukuru wanjye. Ariko haje kubaho ikibazo, twari turi kuri revimo. Sinzi ukuntu Imana yakubise gutya ibintu birituruna pe, hitambona ibintu byanjye bise biba too much. Inshuti yanjye y'indyarya rero yakoze iki? Yarituye, itangira nari nagize ku gikorwa ndashyikirwa, itangira kugibwira abantu ngo uriya ngo kiriya gikorwa yagezeho ngo biriya yarabisambaniye, byose yakoze kandi icyo gikorwa kugira nyigireho niwe umva afitemo uruhari nka 70% kuko yambaga hafi akangira inama, ariko abonye murenzeho atangira kujya asebya, avuga nabi, uriya yajya hehe nahe. Ngiye hanze akajya yagiye gusambana, kandi ibyo nari ngiyemo yarabizi. Icyo ni icyambere kibica inshuti mbi. Icya kabiri, iyo bari imbere y'abandi bakuvuga nabi kandi bakaguseka, mu by'ukuri baraguharabika, bakakubeshyera, bagaseka ibyaye ngo bisekwe n'abandi, kandi mwaba muri kumwe. Bakakwereka ko ari inshuti nziza, bakakwereka ko bagukunze, bakakwereka ko ewana banakwitangira. Ariko iyo bari kumwe n'abandi baraguseka ngo kandi we yarazi ko yambaye neza, ngo ngo mwabonye kiriya kimekapu yiteye, kandi ari we wayiguteye. Izo nshuti rero niba uzifite ukamenyamo akamenyetso gatoya, rekura. Izo ntabwo ari inshuti. Ni ukuvuga ngo bari kumwe nabi baragwarabika, bakuvuga nabi mutari kumwe, bakakuvuga neza iyo muri kumwe. Izo si inshuti. Ikindi nicyo nababwiraga, nyine iyo mutari kumwe barakuvuga bakakuvuga nabi, bakabwira inshuti zabo ibintu bibukora kandi utanabikora, bakakubeshyera, ugasanga bavuga ibyo wabizeye ukababwira, cyangwa se bakanongeraho ibyabo. Urumva ibanga baba babikije bararivuga, bakanarivuga uko ritari. Niba waramubwiye ati wenda sheri wanjye yangurije amafaranga, bakajya uriya akura abagabo, na sheri waramukura maze yamukuye amafaranga ngo ntazanayamusubiza, kwigeze umubwira ko utazamusubiza. Izo nshuti niba uzifite rero umva zikatire. Ikindi, ntibishimira ibyo ugeraho. Ni ukuvuga ngo iyo ugerageje kugera ku kintu ntibabyishimira, gusa ntibabikwereka, ahubwo ubyumva mu bandi, cyangwa se yaba ari wenyine mu mutima wakumva arababaye pe, kandi mwaba muri kumwe. Aho kugushimira bwete congratulation, urumva batangira kukugereranya n'abandi, cyangwa se bakaguca intege. Izo nshuti ijya uzimenye. Ikindi, bagukenera, baguhamagara cyangwa bakwita iyo bagukeneye, hari icyo bashaka kugukuraho. Iyo wasubiye hasi ukabona nta gihe ugifite wabaha cyangwa se bagukeneraho, ntabwo mwongera kuba inshuti. Ni ukuvuga ngo iyo ubabaye cyangwa ukeneye ubufasha ntibaboneka, ariko iyo uri mu bihe byiza, wabonye amafaranga, uri guserebura, baraboneka. Iyo bakeneye ngo bagutabare ntibaza. Noneho iyo bagukeneye baba bashaka ngo ube hari igihe bafite ibibazo, igihe bameze neza ntibajya bakwikoza. Izo nshuti ni indyarya pe. Inshuti zawe ufite ni amahuri rwose, ni nk'izari izanjye mu minsi ishize. Ikindi, barakureba, urumva nkaho bagufata nk'umwanzi wabo mu ibanga. Iterambere ryawe rirabababaza, bakagufata nk'umwanzi mu ibanga. Wowe uzi ngo ni inshuti, ariko we ukaba ufite umukompetita, ukibaza ukuntu ugura akantu n'undi akakagura, wakora ikintu n'undi akagikora. Aba ari umukompetita, uwo ntabwo aba ari inshuti. Noneho bagira ishyari ryinshi cyane ku
ku buryo ryatuma banakora amabara, bakugirira ishyari mu ibanga utabizi cyangwa se bakanabikwereka. Ikindi, iyi nshuti ishobora no kugera ku rwego yakwica bitewe n'ishyari. Ari hahandi ushobora gutera imbere, ugatera imbere ufite inshuti, ukagize ukamuratira, ya nshuti ikagera ku rwego ishaka kukwica, ikavuga ikumvira ababaye. Ari hahandi ujya gusanga ugasanga inshuti yawe yaryamanye n'umugabo wawe cyangwa boyfriend wawe, inshuti yawe yagerageje kukugirira nawe ndetse biranga, inshuti yawe yarakuroze, inshuti yawe. Mujya mubona abakobwa benshi bakunda gupfa, uba usanga inshuti zabo none ugasanga umuntu ngo boyfriend wanjye ngo yanciye inyuma ngo ku nshuti yanjye. Why? Iyo ntabwo ari inshuti, ahubwo n'umwanzi wari wifitiye mu ibanga. Noneho rero ngiye kukugira inama z'icyo wakora. Ese wakora iki nyuma yo kumenya ko inshuti yawe ari indyarya? Icya mbere, tangira ubagabanyirize icyizere, ujye ubabwira amabanga makeya, nayo nushaka ubihorere, ntubasobanurire ibintu byawe byose. Urumva, ujye uvuga bike, ujye uvuga uziga, wirinde gusangiza amabanga, imigambi, ibyo uteganya kugeraho. Ibingibi bizagufasha. Ikindi, ugenda ubareka, ujye ubajya kure buhoro buhoro. Ntabwo wahitana inshuti yawe, ahubwo ugenda uba busy. Niba mwasohokaga buri wa gatandatu ukajya unyuzamo rimwe na rimwe ukabura, niba mwavuganaga kenshi ku munsi ukagezaho rimwe na rimwe ntiwitabe, nyine ukagenda gake gake ubishituraho. Ntusige amakimbirane ngo waramvuze, ngo wakoze ibi, ku buryo we uzashoboka mutandukanye ariko nta kintu wakoze, ari nyine bikarangira ntacyo ukoze. Ikindi, zirikana ko si bose ugomba kuba inshuti bagomba kuba inshuti zawe. Si bose muri inshuti baba bagukunda, bamwe ni inshuti za nyazo, abandi ni indyarya. Gusa biragoye kumenya inshuti ya nyayo, ariko ibimenyetso nkubwiye wagerageza ukamenya inshuti ya nyayo. Ikindi, itegure kuba wenyine mu gihe bibaye ngombwa. Ntabwo ari ngombwa igihe cyose uhora ufite inshuti. Sometime nibiba ngombwa, byitegure ko anytime waba wenyine kandi ntibikugireho ikibazo. Hora witeguye backup yuko wabaho nta nshuti ufite kandi akaba ari kugira amahoro. Ikindi, komeza kuba umuntu mwiza ariko wiyubahe, wirinde ibigare kandi wirinde inshuti z'indyarya. Niba wabonye inshuti yawe uyibibwira, genda gake gake. Nubona yaragukora ikintu kibi kiri too much, mwicaza umubwire ati niki nagukoreye kugira ngo mpemukire. Mu by'ukuri murabizi igihe turimo, dufite inshuti z'indyarya, dufite ibaza inshuti. Mureke mbabwire, hari inshuti nari mfite boyfriend wari mwiza, inshuti yanjye ikambwira uriya musore wapi ntabwo mujyanye pe, uriya musore arakubeshya, uriya musore ni mwiza ntiyagukunda, uriya musore arakubeshya. Haciye iminsi nari nyiga segonderi, nza kumenya ko uwo mukobwa yaryamanye na sheri wanjye, akagenda akamuneranya kugeza umutipe nyine aguyemo, bakajya baganira baza kugera n'ubwo banca inyuma. Kubera iki? Kubera yuko yahoraga munturaho nkagira ngo aramwanga, kumbe aramukunda, ahubwo arashaka ko mureka akamwifatira. Rero si igihe cyose ujye ugisha inama ubona ko ari finale. Jya ubanza wigira inama nawe ubwawe witekerezeho, nubona ko bikwiye, nubona ko ari ngombwa ubona ukora ikintu, nubona atari ngombwa inama. Hari igihe ujya kugisha inama, ukagisha inama uri kumubwira ngo boyfriend wanjye arambaza ngo ese mureke, urajya kubwira umuntu nawe umukunda, urumva yakubwira ngo uyimureka, azakubwira ati kuriya ni mubi cyane, murekure. Nyuma y'igihe gito nandi umureka, ukajya kubona barashudikanye, ukabona yagutwaye boyfriend. Rero subscribe kuri YouTube channel yanjye. Urakoze cyane, nitwa Sonjera. Umfollow kuri TikTok, nshyiraho video za buri munsi. Thank you.